kukubaza nuko musikubuza amagambo make oya ntabwo nkoza menshi ni make cyane ndi kukubaza usona nukumbwira ukungu ikibazo cyane nkubaza yako ufite umukunzi okay na mugore mfite ariko ngiye kuzashaka umugore muri iyi minsi abakurikire Blaveline TV umunsi tubazanye mutumirwa wacu nta wundi ni umuntu uzwi cyane umaze kumenyekana muri kino gihugu uwo nta wundi ni okay ni njyewe akarero gukomeza gahunda ugomba gukora hano i Kigali ndetse ku isi yose ndacyakomeza uwo ni akarero nta wundi ni Yakamwana hanyuma Yaka tugusanze hanga mu by'ukuri ari muratembera amakuru yawe muri mugoroba meze bye twafashe visa no mwambi ya Gihembe na problem dufite cyo kunywa turagifite hakuna shida nta kibazo ubu nta kibazo urumva umeze neza meze bye kubera ko nafashe amafaranga yanjye ya visa hakuna problem ni izina ry'Imana hanyuma amazina yawe bwite ninde mu by'ukuri uke nitwa Inyanja y'Amahoro ariko mfite andi mazina menshi thank you very much hanyuma Yaka ubuzima bwawe mu by'ukuri mino minsi bumeze gute nyuma yo kumaze kuba icyamamare muri kino gihugu okay nukuvuga ngo njyewe Yaka ndazwi maze kumenyekana nta probleme hakuna shida uzaza uwari we wese azahura n'ibibazo okay mwenyeta prima kidogo ni izina ry'Imana nzamwangiriza nyenda bikubwenge we azaba yakoze iki uzagerageza uwari wese azahura na problems uzagerageza kumanura njyewe Yaka uzahura n'ibibazo uzabagereje kumanura cyangwa uzabagereje kugira ngo kwisukire okay kuzamuka urabona ko maze kuba umusitari mu nzego zikomeye maze kumenyekana ndi umusitari mu Rwanda ndetse Kigali barankunda so dukomeze dukore ntabwo turasoza turacyakomeza thank you very much hanyuma Yaka ugerageza kureba filime z'inkambi mu by'ukuri okay ntabwo ari ngombwa ibyo dukora turabizi because we need to work we need what we need to work we need to work what we need to work thank you very much na inkonje se ugerageza kureba filime zo mu nkambi zakinyukina filime zo mu nkambi ari umunsi n'ubyukuri warageza nibura kuzirebaho mbo hakuna shida mwe mushaka gukorana nanjye muzazi dukorane ariko mwe kujya mumbaza amagambo aremereye ko je numvaza amagambo menshi nzarasa nanjye simbika hanyuma Yaka bagira tukubaze kandi mu by'ukuri ku buzima bwawe bwite Yaka ni muntu ki akunda iki mu buzima busanzwe okay njyewe Yaka no kuva nkunda icupa n'umugore ufite gwedi ndetse abambakunda mwese muri rusange ariko uzibeshye gupimana nanjye azahura n'ibibazo thank you very much yes akora shida no kuri kubana turi kumwe urabizi uri inshuti yanjye twese turabakongomani nizaryo amagambo njye ntabwo nyangendera ku magambo oya ako ibyo tuzakora nawe urabizi tuzabikora so we have to fight ubu ngubu mu by'ukuri Yaka nyuma yo kuzamutse ushaka gukora nawe bisaba iki tuzarwana kubera yuko dufite ikibazo duhuriyeho so we have to fight even right now ufite imyaka ingahe mfite imyaka 34 ariko ndacyakora I'm still working thank you very nice ufite abandi bavukanye muvukana yarabana mfite mvukana nabo ariko ntabwo babana umwambi ya Gihembe umwambi Kigali undi Gisenyi thank you very much Yaka ndacyagushaka wicika ndacyagushaka Yaka ariko numbaze byinshi ndikubona utangiye kunyegera cyane ndegera ntabwo negera umusitari ndegerayo hanyuma Yaka njye kubwira umunsi wo mu by'ukuri umeze gutubyutse mu gitondo ukuri nk'umusitari nyine umaze kuba umusitari umuntu w'umusitari nkanjye ndabona akaraba mu maso no muri dushe ndetse kuri statazi urabizi baranzi ni Kigali nuko musikubuza amagambo make oya ntabwo nkoza menshi ni make cyane ndi kukubaza usona nukumbwira ukungu ikibazo cyane nkubaza Yaka ufite umukunzi
Okay, nta mugore mfite ariko ngiye kuzashaka umugore muri iyi minsi. Dosiye barayishe bayiciye i Kigali ariko nzanagenda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murakoze cyane baradukurikiye rero twari kumwe n'umusitari Yaka. Stay touch kuri Brave Lion TV, kora subscribe ukomeze gukurikirana inkuru zitandukanye. Bari umutima wacu uno munsi. Cool. Stay touch.